Gorone ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo yagiranye amasezerano na Skol kugira ngo na amasezerano abakinyi benshi cyane bazinjira muri Rayon Sport bazenjoyingaho kuko ni faranga ryinshi cyane ekipe ya Rayon Sport yabaye isinyiye. Naze mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu basazi basizoye baravuga bati byanga byakunda ekipe ya Rayon Sport kabisa iguye hashashe na analize nyinshi wenda turaza kubigarukaho neza tuze no kubihuza n'ijambo rya perezida w'ekipe ya Rayon Sport yatangaje ku munsi w'ejo hanyuma yaho yaramaze kuba yagirana amasezerano arambye ariko twabyita na Skol umuyobozi wayo nawe yarahari ubona ko byari ibintu bishimishije kuri party y'abareyo ndetse biza no guhurirana n'amakuru meza ekipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha umukinnyi uturutse muri Ngozi. Ibyo byose rero birumvikana byaragiye birahurirana hanyuma perezida w'ekipe ya Rayon Sport nawe afata umwanya agira ijambo atangariza abareyo muri rusange cyane cyane abasaba abareyo kwihangana cyane bakihanganira situation ekipe imazemo iminsi cyangwa se uburyo imaze iminsi ititwara neza ubwo ndavuga mu bijyanye mu bijyanye no gutwara ibikombe. Ibyo byose rero umuyobozi w'ekipe ya Rayon Sport yabigarutseho agira n'icyo atangaza cyane cyane kujyanye n'amatransfer kuko muri iyi minsi ni ekipe ubona ko iri kugura abakinnyi ariko nanone bajya kure ugasanga n'abakinnyi bamwe bakunze kwita ab'imfube cyangwa se n'abakinnyi bari aho ngaho batari kuri level y'ekipe ya Rayon Sport ukavuga bati rero byanga byakunda ntabwo ari gukonveka ekipe nibyo wenda buri wese afite uko abibona ariko nanone buriya icyambere nuko umuyobozi akubwira ati meze gutya na gutya hanyuma mukumva ibyo atangaje biza kuba iyo hubwo habayemo failing cyangwa se ibyo yatangaje bitabaye successful. Ubwo rero ni amasezerano yo ku munsi w'ejo ari naho hari ingingo Francis Christian yerekanwe none nk'umutoza ku mugaragaro wenda mbere ko twinjira neza mu byabereye ibigize amasezerano na Skol. Reka tubabwire ko mu Burundi hari ingingo Francis yerekanwe nk'umutoza mushya wa ekipe ya Rayon Sport yizeza ko azayifasha kwegukana igikombe cya shampiyona imaze imyaka igera kuri 3 itagiterura cyangwa se ekipe ya Rayon Sport imaze igihe kingana n'imyaka 3 ari isugi mu ntoki niko twabyita. Hari ingingo rero yerekeje muri Rayon Sport avuye muri Kiyovu Sport murabyibuka ubwo yafashije ekipe ya Kiyovu Sport gusoza icyiciro cya mbere iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 65 aho ari inyuma y'ikipe ya APR Football Club irusha inota rimwe. Rayon Sport rero yasoje iri ku mwanya wa 4 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere murabyibuka neza ubwo ari ku mwanya wa 4 n'umwanya wa 3 mu gikombe cy'amahoro. Ubwo rero nizo statistique navuga ikipe ya Rayon Sport yarangijanye iri kumwe n'umutoza Jorge Emmanuel Paxao cyangwa se Jorge Manuel da Silva Paxao Santos bagezemo mu kwezi kwa mbere akaba yahise asezererwa aza gusimburwa na hari ingingo Francis Christian. Umuyobozi mukuru wa Rayon Sport rero Uwayezu Jean Fidel yavuze ko bahisemo guha hari ingingo akazi kubera ko bamwitezeho umusaruro ndetse no guhindura byinshi muri ekipe ya Rayon Sport ariko byose bizaba ku bufatanye muri rusange. Yavuze ko bifuza kubaka ekipe idahatanira igikombe ngo nyuma y'umwaka umwe ibyishimo bihere iyo. Mu yandi magambo bari kubaka ibintu birambye nkuko ahora bivuga cyangwa se nkuko ahora bibwira abakunzi b'ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Hari ingingo rero yitezweho kongera kugarura ibyishimo by'abakunzi b'ekipe ya Rayon Sport. Mu yandi magambo niwe mucunguzi w'ekipe ya Rayon Sport kubera ko agira imyaka 3 ishize ekipe ya Rayon Sport idatwara igikombe uyu mwaka biramutse bigenze gutyo noneho abareyo byaba bibaye bibi cyane. Ubwo hari ingingo yerekanwaga kuri uyu wa 5 ngira ngo ni ku munsi w'ejo hari ingingo yijeje abakunzi n'ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sport ko kubaha ibyishimo no kongera kugarura ekipe ku murongo ari cyo kintu cya mbere kimuzanye muri Rayon Sport. Yagize ati nibaza yuko atari ibintu bitandukanye ni biza atubuza guhanganira igikombe ngo bitubuze no kubaka
kubaka. Gituma nasinye muri ekipe ya Rayon Sport n'uwo mushinga wayo yanyeretse nanjye ndanyurwa. Hari ingingo yemeza ko akuba ekipe ya Rayon Sport imaze igihe idatwara igikombe bigiye guhurana n'inyota agifitiye kuko nawe amaze imyaka 3 arwana nacyo ariko bikanga. Ati ikipe turi kubaka rero mwabareyo mwe ati ikipe turi kubaka iri mu mujyo wo kubaka kandi tunahatanira igikombe. Ubu turi kubaka ikipe irimo abakinyi bato banafite uburambe kubirebana no gutwara igikombe. Ngira ngo Rayon Sport twahuye duhuje intego kuko nanjye iyo myaka niyo imaze nshaka gutwara igikombe. Yavuze ko bari kwitegura kugura abakinyi b'abanyamahanga bakomeye ngo bazayifasha guhangana, ndetse yemeza ko abatoza bakoranaga muri Kiyovu Sport ari nabo bazakomezanya muri Rayon Sport. Ubwo yerekanwaga kuri uyu wa gatanu yari kumwe na Rwaka Claude nk'umutoza wungirije bakoranye muri Kiyovu Sport. Yavuze ko n'abandi bazakorana batangiye imirimo barimo niyo nkuru Vladimir umutoza w'abanyezamu na Nduwimana Pablo mushinzwe kongera ingufu abakinyi muri rusange. Yagaragaje ko hazabaho kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport kugira ngo abari basanzwe bakorana n'umutoza Santos wasezerewe harebwe uburyo bahabwa inshingano cyangwa se bagasezererwa, kuko buriya byose bigomba kuganirwaho. Hari ingingo udakunze kuri pfana yavuze ko igitutu cy'abafana rimwe na rimwe kiba ari cyiza kuko kizamutera gukora cyane. Yizeza abakunzi ba Rayon Sport gufatanya bakubaka ekipe ikomeye. Hari ingingo wabengutswe na Rayon Sport amaze kubaka izina umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda kuko yanyuze mu makipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo Mukura Victor Sport ndetse Mukura Victor Sport El Wazir yanahesheje igikombe cy'amahoro Police Football Club ndetse na Kiyovu Sport nazo ekipe aherutse kuba yanyuramo. Hari ingingo rero abari bakavuga bati uyu niwe mucunguzi kabisa, ariko nanone tugategereza ati ese azacungura abandi, hazacungura nta bakinyi? Ibyo byose rero nibyo abari rero kugenda bibaza kuri YouTube channel yacu. Ibitekerezo byabo ndi kugenda mbibona rwose bavuga bati hari ingingo nibyo koko arahari, ariko se none ese azadufasha nta bikura nkota dufite? Ibyo byogarukaho nabyo bumve Jean Fidel ibyo agenda atangaza avuga ati ibikombe byo tuzabitwara. Ati twahereye mu Rwanda tugura abakinyi atari kabarero mutuze rwose kuko tugiye gutangira no kugura abo hanze kuko abasa naho ari abimbere cyangwa se abakinyi loka dusa naho twamaze kuba ibikaho muri rusange. Ubwo rero abantu benshi bahoze bambaza ibyaharengi ngingo nibyo ngibyo, ariko nanone ntago twahita twambuka neza muri transfer za equipe ya Sport tutinje neza kuri iyi deal ikomeye cyane equipe ya Sport yamaze kuba yagirana Nasco aho basinye amasezerano yarenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ekipe ya Rayon Sport yongereye amasezerano y'imikoranire yari ifitanye n'uruganda rwenga inzoga rwa Skol mu gihe cy'imyaka 3. Amasezerano afite agaciro karenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, yitezweho kubaka ekipe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ni amasezerano yashyizweho umukono n'ubuyobozi bw'impande zombi ni kuri wa gatanu tariki ya 8 Nyakanga 2022. Ibiyakubiyemo bizatangira gushyirwa mu bikorwa nyuma yuko amasezerano yarasanzwe arangiye. Ubusanzwe Rayon Sport na Skol byari bifitanye amasezerano yagombaga kugeza nibura muri 2023 kuko yavuguruwe muri Werurwe 2021. Perezida wa ekipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel yavuze ko ari umunsi udasanzwe ku buyobozi bw'iyi ekipe n'abakunzi bayo kubera ko bongereye igihe bazamarana na Skol. Yagize ati uyu ni umunsi udasanzwe mu mubano w'umuryango wa ekipe ya Rayon Sport na Skol Brewery. Turazirikana imyaka 8 y'ubufatanye hagati yacu n'amasezerano yagiye asinywa ndetse ay'imyaka 3 yaratararangira, ariko kubera imikoranire myiza twagiranye twimeje kuvugurura andi y'imyaka 3 iri imbere kugira ngo dukore ibyo ubuyobozi bw'impande zombi bwifuje
kuba bwakora. Uwayezu Jean Fidèle yavuze ko Rayon Sport ishaka gukomeza kubaka ekipe y'abagabo igakomera nubwo bifuza kwagura ibikorwa bakagira n'ikipe y'abagore n'iy'abana bakiri bato. Yagize ati muri Mutarama umwaka utaha tuzashyiraho akademi izajya ikorera mu Nzove kuko dushaka gukora ibikorwa byimakaza umupira w'amaguru mu buyobozi mu buryo bwa kinyamwuga. Yashimye uburyo iki kigo cyangwa se company cyangwa se Skol ikomeje gufasha ekipe ya Rayon Sport mu bikorwa bitandukanye, aho yagiye gukora aho mbore gato hari ukuntu internet bigenda idusimbukana, ariko ndabona bigiye gukemukaho gatoya, ndabona hari ukuntu byari bisa naho bigiye. Ubwo rero nabwira ko yashimye uburyo Skol ikomeje gufasha ekipe ya Rayon Sport mu bikorwa bitandukanye, aho igiye gukora ikibuga cyo mu Nzove mu buryo bugezweho, urimo gushyiraho tapi, uruzitiro narwo nahoze mbona babitekerezaho, ndetse n'amatafari ku buryo amakipe yose ya Rayon Sport azajya ahakorera nta kirogoya. Jean Fidèle yavuze ko nubwo hari ibitagenda neza muri ibi bihe bishize, ko hari gutegurwa ibikorwa umugore ampamagariyemo disi ngo iyo uhamagaye ndi kuri kodinga iyi kodi itayisevinga zikirimo abantu. Yes, rero yavuze ko nubwo hari ibitagenda neza muri ibi bihe bishize, ariko hari gutegurwa ibikorwa by'imishinga ikomeye ngo bongere kubaka Rayon Sport ikomeye. Umuyobozi wa Skol mu Rwanda umwita Wilfried Ivan yavuze ko imishinga ikomeye ya Rayon Sport ariyo yatumye bongera ayo masezerano bari bafitanye, kandi ko gukorana nayo biri mu ntego zo kubaka ekipe ikomeye. Yagize ati mu kuri uyu munsi turasinya twasinye ikintu gituma urebye mu by'ukuri ibyinshi twabivuze nibyo. ni ekipe ya Rayon Sport isinya amasezerano anakomeye cyane, ahubwo wenda reka mu kanya gato tugaruke kuri transfert zigenda zivugwa, abakinnyi bagomba guhita binjira muri Sport muri iyi mpeshyi uje kuba bwakora. Uwayezu Jean Fidèle yavuze ko Rayon Sport ishaka gukomeza kubaka ekipe y'abagabo igakomera nubwo bifuza kwagura ibikorwa bakagira n'ikipe y'abagore n'iy'abana bakiri bato. Yagize ati muri Mutarama umwaka utaha tuzashyiraho akademi izajya ikorera mu Nzove kuko dushaka gukora ibikorwa byimakaza umupira w'amaguru mu buyobozi mu buryo bwa kinyamwuga. Yashimye uburyo iki kigo cyangwa se company cyangwa se Skol ikomeje gufasha ekipe ya Rayon Sport mu bikorwa bitandukanye, aho yagiye gukora aho mbore gato hari ukuntu internet bigenda idusimbukana, ariko ndabona bigiye gukemukaho gatoya, ndabona hari ukuntu byari bisa naho bigiye. Ubwo rero nabwira ko yashimye uburyo Skol ikomeje gufasha ekipe ya Rayon Sport mu bikorwa bitandukanye, aho igiye gukora ikibuga cyo mu Nzove mu buryo bugezweho, urimo gushyiraho tapi, uruzitiro narwo nahoze mbona babitekerezaho, ndetse n'amatafari ku buryo amakipe yose ya Rayon Sport azajya ahakorera nta kirogoya. Jean Fidèle yavuze ko nubwo hari ibitagenda neza muri ibi bihe bishize, ko hari gutegurwa ibikorwa umugore ampamagariyemo disi ngo iyo uhamagaye ndi kuri kodinga iyi kodi itayisevinga zikirimo abantu. Yes, rero yavuze ko nubwo hari ibitagenda ibikaho muri rusange. Ubwo rero abantu benshi bahoze bambaza ibyaharengingo nibyo ngibyo, ariko nanone ntago twahita twambuka neza muri transfer za ekipe ya Rayon Sport tutinjiye neza kuri iyi deal ikomeye cyane ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yagirana na Skol,
aho basinyiye amasezerano yarenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ekipe ya Rayon Sports yongereye amasezerano y'imikoranire yari ifitanye n'uruganda rwenga inzoga rwa Skol mu gihe cy'imyaka 3. Amasezerano afite agaciro karenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, yitezweho kubaka ekipe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ni amasezerano yashyizweho umukono n'ubuyobozi bw'impande zombi ni kuri wa gatanu tariki ya 8 Nyakanga 2022. Ibiyakubiyemo bizatangira gushyirwa mu bikorwa nyuma y'uko amasezerano yarasanzwe arangiye. Ubusanzwe Rayon Sports na Skol byari bifitanye amasezerano yagombaga kugeza nibura muri 2023 kuko yavuguruwe muri Werurwe 2021. Perezida wa ekipe ya Rayon Sports Uwayezu Jean Fidele yavuze ko ari umunsi udasanzwe ku buyobozi bw'iyi ekipe n'abakunzi bayo kubera ko bongereye igihe bazamarana na Skol. Yagize ati uyu ni umunsi udasanzwe mu mubano w'umuryango wa ekipe ya Rayon Sports na Skol Brewery. Turazirikana imyaka 8 y'ubufatanye hagati yacu n'amasezerano yagiye asinywa ndetse ay'imyaka 3 yaratararangira, ariko kubera imikoranire myiza twagiranye twiyemeje kuvugurura andi y'imyaka 3 iri imbere kugira ngo dukore ibyo ubuyobozi bw'impande zombi bwifashishize. Ekipe ya Sports twari igikombe uyu mwaka biramutse bigenze gutyo noneho abareyo byaba bibaye bibi cyane. Ubwo hari ingingo yerekanwaga kuri uyu wa gatanu, ngira ngo ni ku munsi w'ejo, hari ingingo yijeje abakunzi n'ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sports ko kubaha ibyishimo no kongera kugarura ekipe ku murongo ari cyo kintu cya mbere kimuzanye muri Rayon Sports. Yagize ati nibaza yuko atari ibintu bitandukanye ntibiza atubuza guhanganira igikombe ngo bitubuze no kubaka. Gituma nasinye muri ekipe ya Rayon Sports n'uwo mushinga wayo yanyeretse nanjye ndanyurwa. Hari ingingo yemeza ko akuba ekipe ya Rayon Sports imaze igihe idatwara igikombe bigiye guhurana n'inyota agifitiye kuko nawe amaze imyaka 3 arwana nacyo ariko bikanga. Ati ikipe turi kubaka rero mwabareyo mwe ati ikipe turi kubaka iri mu mujyo wo kubaka kandi tunahatanira igikombe. Ubu turi kubaka ikipe irimo abakinyi bato banafite uburambe kubirebana no gutwara igikombe. Ngira ngo Rayon Sports twahuye duhuje intego kuko nanjye iyo myaka niyo imaze nshaka gutwara igikombe. Yavuze ko bari kwitegura kugura abakinyi b'abanyamahanga bakomeye ngo bazayifasha guhangana, ndetse yemeza ko abatoza bakoranaga muri Kiyovu Sport ari nabo bazakomezanya muri Rayon Sports. Ubwo yerekanwaga kuri uyu wa gatanu yari kumwe na Rwaka Claude nk'umutoza wungirije bakoranye muri Kiyovu Sport. Yavuze ko n'abandi bazakorana batangiye imirimo barimo niyo nkuru Vladimir umutoza w'abanyezamu na Nduwimana Pablo nk'ushinzwe kongera ingufu abakinyi muri rusange. Yagaragaje ko hazabaho kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sports kugira ngo abari basanzwe bakorana n'umutoza Santos wasezerewe harebwe uburyo bahabwa inshingano cyangwa se bagasezererwa, kuko buriya byose bigomba kuganirwaho. Hari ingingo udakunze kuri pfana yavuze ko igitutu cy'abafana rimwe na rimwe kiba ari cyiza kuko kizamutera gukora cyane. Yizeza abakunzi ba Rayon Sports gufatanya bakubaka ekipe ikomeye. Hari ingingo wabengutswe na Rayon Sports amaze kubaka izina umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda kuko yanyuze makipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo Mukura Victory Sport ndetse Mukura Victory Sport El Wazir yanahesheje igikombe cy'amahoro Police Football Club ndetse na Kiyovu Sport nazo ekipe aherutse kuba yanyuramo. Hari ingingo rero abareba bakavuga bati uyu niwe mucunguzi kabisa, ariko nanone tugategereza ati ese azacungura abandi, hazacungura nta bakinyi? Ibyo byose rero nibyo abareba kugenda bibaza kuri YouTube channel yacu. Ibitekerezo byabo ndi kugenda mbibona rwose bavuga bati hari ingingo nibyo koko arahari, ariko se none ese azadufasha nta bikura nkota dufite? Ibyo byogarukaho nabyo wumve Jean Fidele ibyo agenda atangaza avuga ati ibikombe byo tuzabitwara, ati twahereye mu Rwanda tugura abakinyi
atari kabariro ni mutuze rwose kuko tugiye gutangira no kugura abo hanze kuko abasa naho ari ab'imbere cyangwa se abakinnyi loka dusa nkaho twamaze kubanda neza muri ibi bihe bishize, ariko hari gutegurwa ibikorwa by'imishinga ikomeye ngo bongere kubaka Rayon Sport ikomeye. Umuyobozi wa Skol mu Rwanda umwita Wilfried Ivan yavuze ko imishinga ikomeye ya Rayon Sport ariyo yatumye bongera ayo masezerano bari bafitanye, kandi ko gukorana nayo biri mu ntego zo kubaka ekipe ikomeye. Yagize ati mu kuri uyu munsi turasinya twasinya ikintu gituma urebye mu by'ukuri ibyinshi twabivuze nibyo. ni ekipe ya Rayon Sport isinya amasezerano anakomeye cyane, ahubwo wenda reka mu kanya gato tugaruke kuri transfer zigenda zivugwa abakinnyi bagomba guhita binjira muri Rayon Sport muri iyi mpeshyi.